Of course turi ku isi guys ba witonze kabisa. Uyu munsi ndi kumwe n'abahungu banyu murabibona. Ahangaha rero twaje mu kiganiro cyacu nk'uko mubizi tukita ukuri kose vibes. Nabazanye abahungu badasanzwe bagiye kuza bababwire byinshi cyane bakora bitandukanye, mbese mumenye ahantu mwabasanga ndetse n'ibintu mwajya kureba mukanezererwa, mbese mukamenya n'amakuru ya danje, mukimuka ubumenyi butandukanye, mukamenya mbese byinshi cyane nawe utasanga ahandi hantu hatandukanye. Rero icyambere ni ukugira ngo manze nabahereza umwanya baze babibwira, mumenye n'ahantu mwabasanga. Abahungu n'abaye ikaze. Hello guys, nitwa Olivier nk'ibisanzwe, mfite channel yitwa Isi ya None, aho tubagezaho amateka atandukanye kuri TikTok no kuri YouTube, hose mwadusangayo. Mwamwumvishe rero bamwita Olivier, aho yababwiye ahantu mwamusanga. Reka tugere no kundi muhungu nawe azi atubwira imbuga nkoranyambaga ze, mujye kumufollowinga rwose, nawe ugende ukande ku gatima, ukande ku gasaraba, aho ni kuri TikTok, ndetse ujye no kuri YouTube ujye gusakira amazina ye, tumuteze imbere kabisa. Umuhungu wacu nawe twakwakiriye mu kiganiro ukuri kose vibes. Ngo kiri gute ni koko ngo turi ku isi. Njye nitwa Mr Varigi, ugiye kuri YouTube wasakingamo Mr Varigi, ndaguhiye ibiganiro bitandukanye, ibyegeranyo nkaba ndi no mu TikTok hose nitwa Mr Varigi, turi kumwe kabisa. Na Mr Varigi rero mwajya kumufollowinga tukamuteza imbere. Wajya kuri TikTok ukandikaho Mr Varigi, ukajya kuri YouTube ukandikaho Mr Varigi, ukajya ubona ibiganiro bya danje, bya biganiro birimo ubutumwa, bya biganiro birimo mbese byinshi bitandukanye, harimo agutembereza isi muri rusange. Nyine urumva akora documentaries, akora inkuru za danje, ubwo mbese nawe genda ujye kumukurikirana umenye byinshi bitandukanye akora. Ubu rero twe turi mu kiganiro ukuri kose vibes, aho nawe tugutumiye kuza mu kiganiro ukaza tukaganira, ukereka byinshi bitandukanye abafana bawe, ukabagezaho impano ufite zitandukanye, ukabereka ibyo ukora, aho twereka abakunzi ndetse n'inshuti zawe, tukaguhuza n'abafana ndetse n'abandi bantu batandukanye bakamenya byinshi cyane ukora. Hano waza tukakumenyekanishiriza ibikorwa byawe ukora bitandukanye, bikagera ku bantu benshi cyane, mbese ibikorwa byawe bigatera imbere. Reka nze rero abahungu banjye mbabwire ngo mbahereze umwanya wo kugira ngo basezereho, bagire ikintu bababwira nk'abafana ndetse n'abakunzi baba badukurikiranye hano kuri Turi ku Isi TV. Hello guys, nongeye kubasuhuza mwese. Nkuko nabibabwiye, amazina ni Olivier, kuri YouTube channel yitwa Isi ya None Hit, aho ngaho wahagera ukaduha subscribe, ndetse no kuri TikTok nayo mazina dukoresha Isi ya None Hit. Cyo tubagezaho ni amateka y'u Rwanda muri rusange, ndetse tukabagezaho n'imibereho yabo, si amateka gusa, tubagezaho n'amateka y'isi, ku buryo ubasha kumenya uburyo muri Amerika bimeze n'ahandi uko byagenze, ukabasha kumenya isi turimo. Rero niba utarakora subscribe, niba utaradukurikira, mu mwanya wawe kugira ngo nawe ubashe kubisobanukirwa. Murakoze, tuzishimira kubabona na like zanyu na comment zanyu, turabakunda kabisa. Mr Olivier mwamwumvishe, reka dusoreze kuri Mr Varigi nawe agire icyo ababwira hano kuri Turi ku Isi TV. Nkuko nabibabwiye, njye nitwa Mr Varigi, icyambere ni amakuru kuri iyi si, ariko njyewe aho uri hose nzagusanga. Nubwo tutwera tuba turi babi cyane. Icyo nabashishikariza ni kujya kuri YouTube channel yanjye, nitwa Mr Varigi, no kuri TikTok nitwa Mr Varigi. Hasigaye ibikorwa bye bihoraho buri munsi, ni ukubatamo mukaryoherwa, njye n'abahungu banjye. Mwatumvise rero ndi kumwe n'abahungu banyu Mr Varigi ndetse na Olivier, aho twaganiriye mbese bakabagezaho byinshi cyane bakora. Nawe wajya gusura imbuga nkoranyambaga zabo ukabakurikirana. Gahunda rero nawe ukiri mushya kuri YouTube channel Turi ku Isi TV, iki ni cyo gihe cyo gukanda subscribe kugira ngo ube umwe mu banyamuryango
ba Turi ku Isi TV ukaza utubonera ku gihe ukabona ibyo dukora ku gihe. Hano impano yawe tuyigaragariza abakunzi bawe, abafana ndetse n'inshuti n'abavandimwe bawe. Uraza mu kiganiro tukaganira byinshi bitandukanye, mbese impano yawe ikamenyekana, ibyo ukora bikamenyekana. Ibi ngibi tubikora mu gihe ufite ubushake ukaza tukabikurikirana. Mwese twabanye rero turabashimiye cyane kandi mukomeze kugira umunsi mwiza. Of course Turi ku Isi guys, ba witonze.